wa mugabo we yari yarabanye n'umuntu atazi, ntiyarazi inyungu irimo, ntiyarazi icyo azavanamo, ariteganyiriza kandi yiteganije mu kinyoma. Ikikwereka ko arimo yiteganyiriza, amaze gufata za zahabu ngo aja kwitonga iwabo. Ntigeze agaruka kwa Elisa, aja kwitonga iwabo, asiga bihunitse yabihisha. Avuga ati ntitubizi bizaza ejo umwaka utaha ko nibura saving. Yamagarukaga yihunguye, inyoni nyinshi yihunguye, ko wariye intuza arihungura yamaza. Databusha muraho, wiriwe neza, muraho. Elisa ati yeha, udati pereza uvuye. Ngira ngo naho yasa no uvuye nahoga ariko abantu ntibagira ubwenge. Kuri shushanya kwa Elisa wageze umenya ingabo z'Abasiriya aho zinyura zigiye gufata ambush. Karatuma makuru ku mwami ngo nimuja kwidoraho banyura muri rembo rya Kigali, mutege hariya, nimurangiza gutega hariya nibaza murabarasa. Akarakurikira makuru yabonye ko Elisa cyamuhigishaga nuko ari kabona byose, amaso ye yari partout. Kuri umuntu kumana n'uwo atazi haza kora amakosa kubera ubujiji no kutamenya. Aje kumubwira aho yandaho narahirya, wabesha abandi ntubeshe Elisa. Tumuvuka abaraga n'umuntu atazi ngo amarara mubwira ngo yeha, ndati wi aho wanyuze hose amaso yanjye yari kumwe nawe. Amen. Amaso yanjye yari kumwe nawe. None rero ubwo wigize nyoni nyinshi, ibibembe bya Namani bya bindi yasize hariya mu Yorodani bigufate, kandi ikintu cyanteye ngo n'urubyaro rwawe rwose iyo bimugarukira. Turaje rero kugira akanya ko gusenga. Isengesho ryacu rirashingira kuri iri jambo riri mu Bami ba kabiri, Abami ba kabiri igice ni cya 6 umurongo n'uwa 16 n'uwa 17. Turaje gusenga dushingiye aho. Abami ba kabiri 6 16 17. Umurongo wa 16 aravuga ngo, aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Ku murongo wa 17 hakaba ngo nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare. Ntabwo ari amafarashi n'amagare gusa, hari ijambo bongeyeho, amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Ndongera asubiramo kugira ngo mwumve neza. Aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nawe.
ni benshi cyane ku buryo udashobora kubakompara n'abariyuhaye urangiza. Cumi na karindwi, nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, mwumva ibyo yabonye, ariko atarimo abona. Abona umusozi wuzuye. Umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Turasenga uyu munsi, isengesho ryacu rivuga ngo Mana uhumura amaso yacu abona ibitagaragara ariko bihari. Muvuge ngo amen. Ongere cyane amen. Iyo usomye iyi mirongo nk'ibiri byenda uturutse haruguru wakumva amateka. Uyu murongo wa 16 uravuga ngo uwitinya kuko abo turi kumwe n'abari benshi kuruta abari kumwe nabo. Kandi uyu musore yari afite ubwoba. Uyu musore yari yatinye cyane. Impamvu cyatumye atinya, hari ibyo yari yabonye ariko hari n'ibyo atabonaga. Ibyo yari yabonye zari ingabo z'Abasiriya, izo z'amaso ye yarazibonaga. Ibyo atari yabonye ni izindi ngabo zari ku magare n'amafarashi yaka umuriro, ntiyayabona. Noneho kubera ibyo yabonye aratinya cyane. Noneho umuhanuzi Elisa aramubwira ngo wowe gutinya, kandi impamvu utagomba gutinya ni iyi ngiyi, kuko abo turi kumwe nabo ni benshi. Umusore yari kumubaza ngo se bande, kuko yari kwabona niwe na Elisa gusa. Yahindukira urundi ruhande akabona ingabo za Aduyi zaje kubafata. Noneho kubera ibyo abona bimutera ubwoba. Ibyari kumuhumuriza ntiyabibonaga. Ni ukuvuga ngo yari afite impamvu y'ubwoba, kuko ibimutera ubwoba byo birahari, ariko ibimuhumuriza ntabyo yabonaga. Turi kumwe? Ni ukuvuga ngo hari ibyari biteye ubwoba nibyo byagaragariraga amaso. Noneho ibyakamuhumurije ntibiboneke. Wasoma ku murongo wa 17, ikibazo kimaze gukemuka, uyu musore arahumurika. 17, nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Ndashaka kubabaza, ikibazo uyu musore yari afite ni ingabo z'Abasiriya? Kubera ko usomye iriya 20 ugomba gushakisha kugira ngo wumve ese reyelema ikibazo uyu musore yari afite, ese n'iziriya ngabo z'Abasiriya zari zibagose? Nico cyari ikibazo afite. Kubera ko iyo kijya kuba ari cyo kibazo afite, na Elisa rero cyakagombye kuba ikibazo cye. Ariko kubera ko atandukanye na Elisa kandi bari muri kondisiyo zimwe, bari mu mwanya umwe, nuko badahuje ikibazo. Kuko by'ukuri ikibazo cyari gihari nyacu
nyacyo, le vrai problème. Ntabwo mu buryo bwagaragaraga bari ingabo z'Abasiriya, ariko ntabwo ari zo. Ikibazo cyari gihari nuko umwe abona undi ntabona, nuko umwe ari impumyi kandi bigaragara ko areba, ariko undi we aritegereza. Buriya rero tuba tujya gusenga, hakaba igihe dusaba tutarasa ku ntego, cyangwa se tutamenya neza icyakagombye gusengerwa neza. Reka mbereke. Nsabye Imana mfite inyota, kayisaba kumpereza ijerekani ry'amazi, mba nasabye kubera ko mfite inyota nkeneye amazi. Ariko by'ukuri iyo jerekani y'amazi naronze, uburyo nasabye ntabwo bireponda ku kibazo mfite. Mwana uba neza? Ndaje kukwereka uburyo tuba dusaba, ntidusabe neza, kubera ko iyo urayikoresha ishiri kandi baguhaye icyo wasabye. Ariko umuntu uzi gusenga neza azabwira Imana ngo Mana unshingire robine. Ushinze robine n'uwasabye ijerekani mwese mwasaze, ariko uriya yasabye igisubizo gihoraho, uyu yasabye igisubizo cy'akanya gato. Ushobora kugira ibibazo mu buzima bwa gikirisitu, ugahora uhitamo nabi, nyuma yaho wagera hari ukicuza ko Mana we ibi si byo nakagombye kuba nahisemo, ugasanga bizanye ingaruka. Ukaza Mana we ndinda mvanamwo uyu mutima mubi wirira ari ryo guhora nifuza iki niki, cyangwa se ugasanga naguye mu mutego runaka. En realite ikibazo ufite sico. Usenze neza Imana yagutabara. Igituma ugwa hariya ni ukubera ko uri impumyi, uri injiji, ni ukutamenya, ahubwo wakabwiye Imana ikakujijura. Reka mbereke iki kintu, muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Ikibazo cy'abakirisitu ni ubuhumyi bwo kutabona, kandi kubera ko batabona ntibamenya, kandi kubera ko batamenye ntibamenya icyo bagomba gutindaho, kuko nicyo cy'agaciro ko ntibakibona. Reka mbabaze, Bibiliya iravuga gutya ngo ni ukuri ubwiza nzi neza ko uko tuzaba ntikurahishurirwa. Niko Bibiliya ivuga muri Yohana, ngo ariko Kristo niyerekanwa tuzagira gute? Tuzasa nawe. Ahandi Bibiliya ikavuga ngo ibyo amatwi atigeze kumva n'amaso atigeze kubona nibyo Imana ibikiye abagize gute? Abayikunda. None twakabaye twarahishuriwe amaso yacu asobanuka ibyo bintu, akabibona ibyo tutigeze kureba no kumva nibyo Imana ibikiye. Wabonye ubwo bwiza ukabumenya, wombwira ko kongera guhitamo nawe? Ikibazo dufite nuko rimwe na rimwe tubona iby'isi bikaturyohera cyane, kandi byamara kuryoha tukumva turabikeneye, nuko tudafite ubundi buryohe bucecekesha ubwo buryohe bw'isi. Umunsi umwe Musa yaravuze ngo amaze gukura, ndashaka ko mufata iryo jambo amaze gukura, kuko atabihisemo akiri umwana, ngo amenya neza ko kurenganywa n'ubwoko bw'Imana ngo biruta ubutunzi bwose bw'abanyagiputa bagize gute? Bafite. Kubera iki yahisemo kurenganwa agasiga ubutunzi bw'abanyagiputa? Nuko amaso yarahumutse arabona, arangije kubona amenya ko kurenganywa n'ubwoko bw'Imana biruta ubutunzi bwose. Nuko yaramaze gukora, atarabimenya atari kubirekura. Buriya ikibazo dufite muri iki gihe ni ikibazo cy'uko amaso yacu ageze gute? Atabona. Elisa arahagaze gutya n'umukozi w'umusururi wiwe,
arangije ingabo z'Abasiriya zirabakikije. Ingabo z'Abasiriya zimaze kubakikiza kandi siwe zishaka cyane, niyenda nawe bari kumufatiramwe bakamujyana kuko ari umukozi wa bose, ariko bose niwe barimo bahigisha. Elisa aratuje, ni calme, nta bwoba. Kubera iki? Amaso ye hari ibyo ahayabona uyu musore atabona. Undi we ubwoba bwamwishe, karavuza induru, araza aje guhamagara shebuja ati turapfuye turashize. Undi araje ati se niki kitwishe? Ntabwo uhayibona ingabo zidukikije hariya. Undi arababwira ngo izikikije ziriya ngabo zidukikije ndifite ubwinshi kuziruta. Ariko abona ntahumuritse, ngo amarabwira Imana ati Imana we humura amaso y'uyu kugira ngo abone. Ahumutse ngo abone umusozi wose wuzuye amagare yako muriro. Sifa kwa Mungu. Ayo maso ntiyabonwaga n'aya maso y'umubiri, nuko yahishuriwe. Uriya mbabwira iki kintu, twishwa no kutabona. Ndagaruka muri teme twari turimo twigishije muri kirite ya mbere n'iya kabiri. Twagiye tuganira ibijyanye no kwemera gutozwa. Ariko reka ngaruke kuri ubu buzima bwa Elisha na Gehazi. Nagerageje gusoma ndeba ubuntu Gehazi yari disciple, yari umwigishwa wa Elisa. Ni umuntu Elisa yari yegereje cyane kandi cyane. Umunsi ajya gusengera wa mugore w'umushineye mu kazi, Elisa yatumye Gehazi aramubwira ngo genda umbwire uriya mugore agaruke hano kuko yari yarabafashe neza. Aragenda aramuhamagara. Agarutse Elisa aramubwira ngo se wa mubyeyi we, undi ati ko batugiriye neza niki wifuza twagukorera? Undi ati nta nakimwe, ndi umukire, mba muri bene wacu, mfite umuryango munini, ntaco mbuze habe namba. Mwambikize hari icyo mbuze? Ntaco. Umugore w'abandi yisubirirayo. Ngo akigenda Gehazi abwira shebuja, aramubwira ati nubwo agusubije kuri uriya mugore nta mwana agira gute agira. Ambo ndimva ko mukozi uri intime wegereye shebuja cyane. Ati nibyo? Yes. Jewe nza kurebera nzi ibintu ducumbitse hano, wowe uri mu byumba hariya wirirwa muri za audience. Yewe ngenzura urugo uko rufunctiona, nzi uko rumeze, details zose, information nuko uyu mugore atagira umwana. Ati okay, genda umubwire, subirayo wirukanga umubwire ngo igihe ngiki azaba afite umwana w'umuhungu. Yahaza rero kwanza aramubwira ati muzee databuja arantumye, nubwo utasabye ariko hari ubukene tuzi ufite, uzaronka umwana. Ikintu cyantangaje, murebe ko uyu mugabo Gehazi yari proche kandi bose we yari yaramuteguye nkuko Eliya yari yarateguye Elisa. Igihe kiragera wa mwana agira ikibazo, wa mugore asiga muryamishije muri cya cyumba aje gushaka Elisa. Elisa yaramaze kugirira confiance Gehazi, aramubwira ati ngiyi inkoni yawe wirukange umbanzirize uje kumurambikeho, tangiye kumutoza uko bakora ibitangaza. Turi kumwe ko murva ko umuntu atari proche, atari yaramwegereye, ariko amwegera abana n'umuntu atazi, akazabona Elisa nk'umukozi w'Imana gusa, ariko ntamenye ko muri Elisa harimo ubutunzi bwose, harimo icyo akeneye cyose. Donc amaso yarahuma tiyahishurirwa umuntu babana. Kandi utabona uza wifuza ibyo utunze, uza wifuza icyubahiro kandi ugifite kuko ntusobanukira. Twaba turi kumwe muvuga ngo amen, mwongere cyane amen. Gehazi ubana na Elisa
Siriya afite umujenerale witwa Namani w'igihanganga ngo wageze u Rwanda agatsinda urugamba rwose, ariko ari umubembe. Iyo yagiye kurwana muri Isiraheli afashe akana k'agakobwa karaje gahinduye agakozi, none kamenya amabanga yo mu rugo. Shebuja akagenda akarwana akanesha, yagaruka yambuye kamufrage, yambuye ya myenda ya gisirikare, kuko yaramaze kuba umwana wo mu rugo. Yafata umwenda gutya akabona hari ukuntu umeze. Sinzi uko byagenze gutya byenda, urumva umuntu wo mu rugo taza yicara afunze ahantu hose, yitegereza Shebuja akabura ibibembe. Uyu mugabo w'intwari kumbe nuko afite ikibazo. Komeza mwicaraga mu rugo mukagira ngo abakozi ndibabaza, bakozi baza bakumenya, ukagenda mukigira ibitangaza, umukozi arakuzi bien. Ariko se ubundi yobuzwa n'iki kumenya? Niwe usigarana urugo, niwe ubuzindi zose, everything. Abantu batagira ubwenge bazabagira ngo ari oya, uriya niwe mwana wo mu rugo, uzama ibintu byo mu rugo byose arabizi. Kana k'agakobwa karabimenya, ariko atinya Shebuja. Aje kubwira nyirabuja, arambwira ati mama, undi ati pereza databuja ko nzamona hari ukuntu asa. None siki wa mwana we ngira ngo ashatse kumuca to agiye kumenya ibanga ryo mu rugo ry'umwana to. Urashaka kuvuga iki mwana? Oya, tega amatwi ngubwira. Databuja ageze mu Isiraheli hari umugabo wakemura kiriya kibazo. Ati gwiki abaye interesse wiki subiramo. Hati nduruzi mwaragaragaje sate mwoba mwaravuye ati ari Isiraheli hari umuhanuzi yamukiza. Wa mugore ati igira hano, none se uzaba bimeze gute? Urumva icyatumye afata inzira neza akaja mu Isiraheli. Ati ni mu gihugu cya Isiraheli, ngira ngo yananiwe kuranga, aravuga gusa ngo mu gihugu cy'iwacu iyo navukiye hari igisubizo cyaboneka kuri databuja. Ati okay, abwiye umugabo turabizi kare akobwa ico kafuza. Ati iki kavuze kwiriye hari umuti, hari umugabo wakwe muri bibazo. Namani nawe arirukansa kuko yari nkundwa akazi ku mwami. Atari ko gakozi kari wanje akana k'agakobwa kabwiye madame nawe aranje arambwira ati mu Isiraheli none na generale nopfa kugenda, nta generale guzugenda dahawe autorisation. Abwiye umwami ati bakubwiye twari yanje uzunesha ukaneshereza kabisa. Niko bambwiye lettre de recommandation ya sortie ordre de mission, general ugomba gusohoka igihugu. Arasinye ati wirukanke kandi handi ukijyana ujyane ku mwami, nandikiye perezida wa republika, umwami w'igihugu akwakire ashakisha uwo muntu kugira ngo turebe igisubizo ko kiboneka. Umwami wa Siriya yarakomeye cyane. Yesu ko twaba tukiri kumwe turasenga Imana ihumura amaso. Noneho arangishe Namani nguwo general ari ku ifarasi n'abagarde koro bose bamushore, arirukanse pe. Yari umugabo ukomeye kandi Gasiri ico gihe yari tegetse cyane. Urumva umuntu wohereza ingabo ziza gufata undi muturage mu kindi gihugu, ko umva ko umuntu yatinyaga iki? Uko uyu Elisa waje gufatwa n'amabanga yageze avuga, kubera ko uyu mwami yageze arwana na Isiraheli akavuga plani zose z'igisirikare. Isiraheli kabakubita naze guturuka hejuru ikabanesha. Umwami wa Siriya ariko ninde uzumena amabanga toya, hari umugabo mu Isiraheli nimuje kumufata. Yohereza abasirikare mu kindi gihugu kwinjira kumufata ngo bamujyana. Umuntu batari puisa. Noneho ngo hagere lettre umwami arayisomye, ikigenderewe tugiye kuja gusenga. Arayisomye ati ugifatura urwandiko koherereje generale wanje urwaye muri ubu buryo, umwakire kandi ukemura ikibazo cye kugira ngo igisubizo kiri aho batubwiye amakuru agaruka ari muzima. Umwami ngo akubita amaso urwandiko ati nyenderezi we, uyu mugabo c'est de la provocation. Ubu yabuze uko turwana, yashatse impamvu. Keraga ni bande babaye abasore barwanye. Iyo wabaga uri umuntu uzuharara cyane ukeneye intambara, hari ukuntu wagize provoka abandi. Iyo batambuka gutya kwa mumukoraho gutya ngo ngusigiye ubute uburarane ni bende begede unete yagira ngo aracyakwirukankaho unegenda ukubita amakofi. Ngubita amakofi ari we wantangiye urugamba rukaburura abantu. Nigeze kubona tuba turwana tugaterana amabuye kuva dutorangije apremidi tugaterana umugoroba ukagera inkoni zigakubita zikagera. Abasore burya ni ibintu bitangaje, provocation gusa ntaco mupfa. Isiraheli ati
uyu mugabo akunda intambara uyu mwami wese rero yabuze uko turwana none karanendereza n'iryari yigeze yumva konza nkizi bibembe n'iryari hanyuma y'amanyanga ya politike gusa kugira ngo nanirwe gavuga ati we tutapigana urugamba rwabaye ngo apfe kuhagarika umutima bati urugamba kera rwabaye. Elisa arabimenye Gehazi ari kumwe nawe amubamo ni uzumutekera azi umugabo baturanye akagira ngo none n'umuntu normal ibi amenya amakuru abona ko umwami yahagaritse umutima ya nta telefone y'izenda zabaga yohereza ubutumwa ati mwami uhagaritse umutima ni umwami agomba kuba amusubije muniki wowe muntu wanohereje umubemba ati tuza munoherereze hano. Umugabo ukemura ibibazo abandi bose batinye. Geha wari Geha tugira amaso Geha wampumyiwe rahira tudatunze bagaha ngo atumeyo. Ndashatse kubabwira inkuru ngo murebe ibintu byakagoze kuza bitwigisha niba tugira amaso yo kubona n'amatwi yo kumva mukamenya ico dufite mukamenya ico dutunze ukamenya hari isoko y'umugisha ukamenya ukarondora ariko ntituzatubona kubera ko duhumye. Nama nahinduye ingabo zose ziwe zari zimuherekeje no kwa yerekeje iyo intumwa yarire umuntu bari kugenda ashaka umuti hari aho tajya baza bakurangira niba utane ngo docteur uriyo haba naho bokubwira mu iri kwa mujyayo na za moto ntubwiye aho hitamo aho unyura kubera iki gisubizo kiriyo. Araje ngo hagere agituruka hariya ku muryango. Bibiliya izivuga ngo atuma umukozi ngo genda mubwire ese ndatekereza yatumye Gehazi sibora ntiwe wari kuri warushinzwe reception ya boss wewe. Aramubwira ngo Gehazi haguruka tubone uwo mugabo mu general uje ati genda umubwire tirirwe yinjira umubwire ngo aje kwibira mu mazi ya Yorodani inshuro 7 narangiza inshuro 7 arakira. Gehazi arirukansa uzige wari gihe tutumena k'igikona cyikoreye inyama kigemurira Eliya ariko tutuyiriyeho abandi ko baramenya umugabo w'igihangange wewe mu ruhande c'était un homme ordinaire igifu. Arirukansa ati afande yes boss aravuze ngo ntiwirirwe wirusha ngo hari ibindi akora hindura induze uje muri Yorodani wibiremo karindi wini kwambwiye ahasigaye urabona igisubizo. Amaze namana ararakara atakubwiye gute ati subire ananiwe nibura yo kunegera ngo nkoreho bizabindi abantu bamenyere ngo docteur abanza kande hano ngo ijambo ndirivura ndakoze ngongeye muri biriya biziba byanyu biraruta amazi za fleuve Efrate n'ibindi ziri muri Syria. Yamabwira abana bati dudi vuba bamabatse imodoka fito amagare bari vu ngo bageririya umugarde kora atari ku mwami afande kujya mu mazi bigutwaye iki wagiyeyo. Noneho Gehazi yaragarutse abwira shebuja ati uramubwiye ati ndamubwiye yamye arakara umujinya namye mbona ku ivumbi ritu gute atasubiyeyo n'umujinya mwinshi aciriya ye problem ko wapi ngo ageri yazagerayo umuntu ye nama amugiriye inama umugarde koroye ntabwo yagarutse kwa Elisa yamye amanuka na Yorodani. Gehazi ntiyamenye byabaye Yorodani amaze kugirwa inama kurya hawe ngo ashike muri Yorodani inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iya gatanu iya gatandatu iya karindwi umubiri winduka nko uruhinja ngo abone arakiza yamagaruka na yanzira yerekeza kwa Elisa. Ndababaza ninde wamwakiriye ku muryango Gehazi habona umugabo waje yaganiriye nawe n'akanwa ke n'amaso ye yabonye agarutse atanga ubuhamya ati wa mugabo ya magambo wavuze nari narakaye ariko ngeze mu nzira uyu mugarde koro wanje ngira inama manuka muri Yorodani akakarindwi mvuye dore ukomeza kandi none amafeza ifeza n'izahabu zose nari nazanye nje kugutura nico kingaruye kuguha information ko nakize kugushimira wo kwagira Imana ngibi pokea ibisuka ku muntu. Gehazi karareba gutya uko shebuza haya shebuja atoya ta feza zisubirane tahi wanyu jana n'amahoro ya Kristo ta feza
abantu b'iki gihe basigaye bakorera amafeza. Mwe feza kandi yaba twanazihabwaga baziduhereye ubuntu, nitwe tuba tuzihigisha. Ejo bundi nari kumwe n'umuntu wagenda witaba telefone, umukozi w'Imana, umukobwa hayamubwira ngo umuntu yaramubwiye mwe bamwe bizi byo gushamburiya basigaye bahanurira bari muri Amerika, muri Kenya, muri Kongo, mu Buhindi, mu Buraya. Yamara akamubwira ngo kugira ngo ukire, ngo Imana irambwiye ngo mve hano nje kuri Kanyaru cyangwa nje hano Dar es Salaam ngohereza tike ry'amafaranga yo kurya gusa siasa. Bande bahabwira ngo ibyawe byose mbifite mu kuboko, ngo nije uzabyotoriza, ubiyotoriza wewe. Feza pesa ziriya nyago ziratwisha. Nimuvuga ngo Imana idufashe, mwongere cyane. Noneho Elisa aramubwira ati subirayo, ijana ibintu zawe. Yagiraga ati yabimuterekaga ku mutwe se ku mbaraga. Abantu basigaye bitwaza bamfashe ku ngufu, ntako nari kugira, inzara niyo yari yanishe. Za motife zizabura zisobanura ibyaha, kutareka ngufe. None gukiranuka wakuguranike niko muvuga ngo Imana idufashe. Noneho ngo amare kumubwira toya, Namani abwiye abasirikari biwe ati twende n'ibintu byose bishizeho berekeyeyo baragiye. Maze Gehazi yamayifata ku kanwa. Naho kurya hayere za feza umutima wagiye, ubwenge bwe bwose. Hari abantu baza bagira amasiko bakaryoherwa, akamagenda n'ubwenge akama yasama ntamenye. Arakiza ntangara. Reka mbabwire abafana bakunda ibintu baza bagera igihe bitwara tumenye uko byagenze. Mwari mwabona abantu bakunda umupira? Abantu bakunda umupira azayicara ku ntebe kuri yazareba televiziyo, ukamubona yicaye ku ntebe, yari yicaye ameza atya, amaze akamupira ukagenda barya fanatije, akama kurya ukuguru kwaye kugenda gukurira korosi, nawe akama korosinga ku ntebe, akazayamagira gutya, akaroha akava, akaroha akanyerera, ukamuna ko atibuka amaze kinja ngo akamaguruka. Fanatism niko Gehazi yari yabaye. Uko ifeza ahanyeganyeza gutya ashaka guheza, Namani ati ale ngifaki, Elisa ati ale twari wanyu. Uko amaboko hayagira gutya asubiza mu ifeza ashaka gusohora, nawe akazayama umutima we wose. Nuko ngo batekere, bama batekere umutima we, kurya umutima bahaye batekera ifeza basubizayo, nawe karama yitekeramo. Amaso ye ntakindi yageza abona, yari yarahumukiye kubona iki ifeza. Tiyari yigeze abona ubutunzi buri muri Elisa. Kandi Elisa yari yuzuye ifeza, yari yuzuye amagare, yari yuzuye amafarashi, yari yuzuye amazu, yari yuzuye icubahiro, yari yuzuye everything. Nta kintu kitari muri Elisa. Ifeza akantu gato Elisa. Ndaja kubereka ukuntu yari gihanga. Kutamenya nimuvuga ngo Mana we humura amaso yacu, humura amaso yacu. Nicyo kibazo. Ese mwaba munkurikiye mukavuga ngo amen? Kanumve ko amena yahandi sigaye igurwa amafaranga, muvuge ngo amen. Nuko muri jene nimuvuge amen. Wa mugabo ntiyakije imodoka inza nibeze, se nawe yarafite amagara meza ate. Nimutekereze umuntu bari kugenda ku magare, kandi mureba abasirikare uko baza bagenda. Maze niba nawe yagiraga igare, amwiruka inyuma yamayiruka ngo azabe akirenga amarango utabuze yariyo cyangwa aho yarageze, ngo aze kugira gutya Namani general ngo ahindukire abone wa mukozi wamwakiriye, wamusabiraga audience, wamwishizaga kwa posi, yamukurikiye, yamuhagarika ingabo zose. Si mama bagarana niki cyabaye? Ati boss arantumye
ngo nyuma yaho yaje kugira abashitsi ngo none za feza yazikeneye ngo mwagaragaza gusa naho mwasubiza icyifuzo afite. Ni muri ubwo buryo wumva ntiyitwaza we abisutse kuri Elisa. Mbo sivuze neza koko Bibiliya ivuze, ariko ni Mary ubwo yabwiye atanze politiki ati ashaka kwerekana ko icyifuzo cyaturutse kwa boss. None yewe ivyo yari yamwingingiye murumva yarabikomeyeho byari biki ati urashaka ibingana guteza ahubwo nimwana muterura ari mumusunikire bamaba murunda aho ati wirukanka ati ahubwo se sina nabimubwiye kare ubundi se naje nari nababaye nuko Imana ishimwe yangiriye neza akagira Imana pokera undi nawe ati yama yirukanka arirukanka ati ndabonye ni wabo nimwumva umuntu wari waraje atagira security yejo hazaza future ye yari yumva ko ari en danger ati on ne sait jamais nzava hano mikono mitupu uri kwa Yesu kutamenya nijariwe. Petero yageze ahantu bimucanga ngo bimare ko mucanga aravuga ati ariko je wasize company Galilaya nagiraga intuzi n'ibindi ariko reka mbaza uyu mugabo namukurikiriye iki aramaze ati ariko mwami Yesu uko twasize byacu byose twagukira haco tuzakuvanaho titwoba twarakurikiye gusa umuyaga ugenda undi ati byagucanze mwa shora ko byagucanze ati nakubajije ko je di businessman intere dona ninda babwiye ko twakurikiye Yesu kubwo busa. Yesu aramubwira ati poleni ibyo mwasize byose inshuro 100 buzabyongera na nyuma yaho ubugingo buhoraho. Ndi bumva rero tugukurikiye twamenye neza wa mugabo we yari yarabanye n'umuntu atazi ntiyarazi inyungu irimo ntiyarazi icyo azavanamo ariteganyiriza kandi yiteganije mu kinyoma. Ikikwereka ko ari mu yiteganyiriza amaze gufata zazahabu ngo aje kwitonga iwabo tigeze agaruka kwa Elisa aje kwitonga iwabo asiga bihunitse yabihisha avuga ati ntitubizi ibyaze ejo umwaka utaha ko nibura saving yamagaruka yihunguye inyoni nyinshi yihunguye ko wariye intuza arihungura yamaze yirwa databusha muraho wiriwe neza muraho Elisa ati yeha ndati pereza uvuye ngira ngo naho yasa no uvuye nahoga ariko abantu ntibagira ubwenge kuri ishushanya kwa Elisa uwageze umenya ingabo z'Abasiriya aho zinyura zigiye gufata ambush karatuma makuru ku mwami ngo nimuja kwidoraho banyura muri rembo rya mo Kigali mutege hariya nimurangiza gutega hariya nibaza murabarasa akarakurikira makuru yabonye ko Elisa cyamuhigishaga nuko ari kabona byose amaso ye yari partout kuri umuntu kubana n'uwatazi haza kora amakosa kubera ubujiji no kutamenya aje kumubwira aho yandaho narahirya wabesha abandi ntubeshe Elisa tumuva ko baraga n'umutatazi ngo amarara mubwira ngo yeha ndati wi aho wanyuze hose amaso yanje yari kumwe nawe. Amen. Amaso yanje yari kumwe nawe. None rero ubwo wigize nyoni nyinshi ibibembe bya Namani bya bindi yasize hariya mu Yordani bigufate kandi ikintu cyanteye ngo n'urubyaro rwawe rwose iyo bimugarukira. Umunsi umwe wa munsi uriya mugabo w'Imana Theophile yigishije arimo yigisha hejuru ya Sawuli na Yonatani. Nibajije igituma Yonatani yapfanye na se ariko Dawudi akibuka umuhungu wa Yonatani agasangira n'umwana. Uzi impamvu? Icaha c'umuvyeyi cakurikiranye n'abana be, kuko umunsi acumura Imana yarambwe mwozagukura ku ngoma n'abawe bose. Nukuvuga ngo ubwo wakoze icyaha n'abawe baragukurikira nubwo ari abatagatifu kugira ngo batazanyuranya n'ijambo navuze baragukurikira mwende nini. Ariko ineza Yonatani yagiriye Dawidi nayigira akamaro ku bana. Uramva ukuntu tuwatangira amateka
ababyeyi batubyaye bashobora kurema amateka atariyo, ariko twebwe tukaremera abacu amateka amashaje. Gusa ukaba victime rimwe na rimwe wewe, ariko wewe watangira neza yawe abagukomokamo bagafata umurongo. Dawidi aramubwira ngo mumuzanire dusangire ku meza. Umwana w'umuhungu yijira ibwami kubera ineza ya Yonatani, ariko Yonatani yajanye na se kubera icyaha cya Sapana amakosa ye. Aramubwira ngo n'ibyawe n'abawe bose bizagufata. Ngo yamye abemba aho ndagira ngo mbabaze ngiye gusoza. Gehazi yazize iki? Ubukene, umururumba wo mu mutima. Uko hari nimba ari n'umururumba hari cyari kuwumara iyo agira amaso abona. Yazize ubuhumyi, kudasobanukirwa umugisha yahawe, umugisha afite. Mureke mbabwire iki kintu. Bibiliya iravuga ngo baza batekereza ko turi abakene, sibyo mu bigaragara guye, ariko Bibiliya ikavuga ngo yaje gusubiza ntivuge ngo turi abatunzi. Umutunzi ntiwumva ko ariko ari opposite y'ubukene. Noneho ararenga ntiyavuga ngo turi abatunzi, ahubwo tuza dutungisha. Ese umuntu yageze igihe cyo gutungisha aba yararenze ubutunzi, sibyo? Noneho akongera akavuga ngo batita abantu batazwi, les inconnus, ariko ntiyavuga ngo turazwi. Iyo avuga ngo turazwi ni gihabanye nabyo, ariko akoresha irindi jambo rihebuje, superlatif. Turi ibirangirire. Ibirangirire ni point ishika, ntabwo tuzwi gusa, turaba star. Ariko mu maso areba abatwibeshaho baza batwita ngo nta muntu, ariko en reality abo turi bo turi n'abantu bazwe gusa, turi ibirangirire. Iyo wahishuriwe ukamenya witwara uko uzi. Iyo utiyizi urisuzugura nawe, baragusuzugura nawe ukabyemera, ugashakisha ibindi byitwa ngo bigiye kuzamura, cyangwa ugashakisha ubundi butunzi, kandi tutunze gusa ahubwo utungisha benshi. Ikibazo gihani ni ukutabona. Haleluya. Ndaganira n'abantu barimo bankurikira. Mana humura amaso kugira ngo abone ingabo zidukikije. Mana humura amaso kugira ngo tubone abo turibo, tubone umugisha wacu aho ukomoka, tubone ibyo tubikiye. Reka mbereke Gehazi ubuhumyi bwe bwamukoreshana. Uretse no kubemba yari afite everything. Reka mbereke Elisa icyari cyamugize cyo iwe nuko yagiraga amaso abona muri Eliya shebuja. Aravuga ati uyu mugabo ni byose, ni amagare, ni amafarashi, ni ubutunzi, ni everything. Yama mwihambiraho mapfane. Ndetse Eliya agiye kugenda aramubwira ngo sigara hano, aramubwira ngo haba naho bizogenda gute namba sinosigara. Bagenda n'inshuro Yorodani, barambuka Yeriko, baragenda ngo amare kubona ko yabimenye, afite amaso abona. Aramubwira ngo uyu muhungu ntabwo namwikuraho. Aramubaza ngo se none urashaka ngo usigire iki imbere yuko ngenda? Murebe ko yari yaramenye. Abwira Eliya, aramubwira ngo ndashaka umwuka ukuriho. Timwumva ko yari yaramumenye? Umwuka ukuriho ube double kuri njye. Yari yaramuzi, amaso ye yarabonaga. Iwe yarazi ubwenge Elisa. Yari yaragenzuye mugenzi we, areba shebuja, aramumenya, amenya ubutunzi bumurimo. Ngo aje kumusaba, asaba we kuba we, ariko amuruta inshuro zibiri. Ngo arangize wa mugabo wari waramenye shebuja nawe afata Gehazi noneho ufite ba Eliya babiri aha yakorera. Ntiyamenye uwo mugisha kuko Elisa yabimenye, ngo amenye ko atunze byose, amenye ko ntaco yabura, ari kwirukanga ku ifeza z'abantu bafite ibibembe. Ni gute wirukanka we Elisa uhaye ukizuriya, ejo niwe uzamutsimbura.
nushaka umubwire ngo abe inshuro enye muri wowe. Iwe yarakusaba na Elisa akamubwira ngo ndasaba umwuka ukurimo inshuro izi zibiri, zibaye zibiri we yarafite double ya Eliya. Ni ukuvuga ngo ni 2 murimo fois 2 double ça fait 4. Sinzi iyo calcule noneho nimbiri kamfe kuyikarikira gutyo. Ni ukuvuga ngo yamusaba we ngo mbe wewe kabiri, ivyabiri kuko yari kabiri we muri Elisa. Ni ukuvuga ngo Eliya yari kuba 4 muri we. Ndabeshera? Kuko gabo iwe yari Eliya kabiri, nawe yasura kuvuga ngo double. Ni ukuvuga ngo yimultipliaga muri we kabiri. Iyo yimultiplia muri we kabiri kandi yari kabiri, bari ba Eliya 4. Nimutekereza igihugu cyari gitunze. Elisa wenyine warimo ba Eliya 2 yari yaranyeganyeje se. Noneho we yari kuba uwo muntu yari kumera gute? Ubwiza bwavaga mu bwiza, yari kuruta Eliya, akaruta na shebuja, yari kuba igihangange kiriri tiyamenye ibyo impumi. Reka mbereke ukuntu umugabo yarakomeye. Elisa gihaza amaze kugenda, imbaraga buri wazihereza ngo asaze agiye gucikana gusezera isi. Umwami w'Isiraheli, nimwumve gukomera kw'abagaragu b'Imana, bavuza induru igihugu cyose kirarira ngo wari amagare n'amafarashi ya Isiraheli, ubwoko bwose wa Isiraheli aragiye. Niko gutwika, niko kuvuga ngo babombareze depo ya arme yose, amabombe yose agize igihugu nk'ariya nka Amerika murebe ukundi ikomeye. Niko kuvuga ngo batwitse depo yose y'imbunde n'indege zikomeye. Wenyine yankaranaga eta major, umugabo wa yankaranaga eta major. None bavuga ngo amagare n'amafarasi ya Isiraheli arafrikanye. Uwo ni Elisa wenyine arwaye agiye gucikana. Umwami aza kumusura ngo arebe agahinda afite, aramubwira ngo wababaye mwami, amagare n'amafarasi ya Isiraheli aragiye. Ati humura, fata umwami, arawufasha. Komandema ku mwami, fata umwami, arawufasha. Elisa arambura ukuboko ashira ku maboko y'umwami, rasa umwami, arawurasha. Aramubwira ngo iki kiganza canje nashize ku biganza byawe ugiye kurasa umwami. Uyu ni umwambi wo kunesha, ngusigiye kunesha. Umugabo utirekomanda igihugu ngusigiye kunesha. None fata imyambura se. Afashe uwa mbere ararasha wenyine, uwa kabiri we n'umwami, uwa gatatu ararambise. Elisa ararakara ati dore nakubwiye ngo urashe 3 uzanesha 3 gusa. Iyo urasa myinshi uwonesheje forever. Elisa aracika abura uwasigira. Munumva ico gihanga kutabona. Dutunze umugabo uruta Elisa. Uwo ni umwami w'abana, umutwaro utwara abatwara, umwami Yesu waneje. Uzumubona ko ari muri wowe, uzumubona ko Yesu akurimo. Bana bato mwe, les petits enfants, bakobwa mbaye mbona mwe, mwarakijijwe, muzi Yesu barimo uko angana, muzi ubushobozi afite mwe. Aba mama bari hano, muzi Yesu barimo bari, wamugurana ifeza zo kwa Namani. Izandeba abantu baza bagurana Yesu, bakagurana ubutware dufite. Nimugire gutya ngo turabanyembaraga, ongera kandi turabakire, ongera kandi turabanyacubahiro. Muri iyi zari kutimenya birakanyagwa. Reka nsozereza muvuge ngo ame. Mwongere. Paulo yandikira Abaefeso yavuze amagambo 3 azanezeza. Aravuga ngo maze kumenya ko mwakijijwe, inza mfukamira data wa twese kugira ngo abahereze umwuka wo kumenya no guhishurirwa. Guhishurirwa seferwa Imana yugurura amaso yanyu y'umwuka, timurebesha umubiri, murebesha umwuka, ngo mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Niki Imana itubikiye. Cyo ni cyambere, titwaziye ubusa. Mumenye ubutunzi bw'ibyo azaragabera uko bisa. Hari abantu baza bavuga ijuru, nimutekereze ngo ibyo amaso atigeze kubona, ibi bintu byose mwabonye. Hari imigi wogeramo mu bihugu by'ibikire, waza ureba inzu wareba ubwiza ukazutangara. Biriya byose amaso yanyu yabonye ndibiba mu ijuru. Ni umujyi wubatswe n'Imana utagira izafungura muri envelope, muri surprise. Nta bundi bwiza uwaremwe wese cyaremwe cyose cyari cyabona ico kintu abe narimwe. Icya gatatu,
si ukumenya ibyo twiringiza n'ubwiza bifite icya gatatu, ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga izo yaduhaye twebwe, ngo kandi izo mbaraga yaduhaye yazikoreye muri Kristo, ngo munsi yamuzuye mu bapfuye. Izi Imana yazurishije Kristo nizo yasutse muri twe. Kandi mbabwire, imbaraga Imana yazurishije Kristo nizo mbaraga za nyuma zahetse, nta zindi mbaraga zigeze kubaho, nta n'izindi zizabaho, kuko niho Imana yakoresheje imbaraga za ruturo. Kurema byari byoroshe, yaravugaga bikaba. Habe n'umunsi izaje kujana itorero, izahamagara ijwi gusa tuzamuke. Ariko kuzura Yesu yakoresheje imbaraga za nyuma. Mpora mbibabwira hano, nje Imana yarampishuriye ico kintu. Nashakije imbaraga za nyuma, numva umwuka ko ampishurira ngo se ntuzubona imodoka vitesse ya mbere zihagurukira igira imbaraga. Vitesse ya mbere uzugira gukika, izi modoka zikinjashaho uzugira gukika ziguruka. Iya kabiri wumva byagize kagabana, iya gatatu, iya kane, iya gatanu kirikwa nkantu horosha. Iya gatanu ntiwo izamura, ni iya kane. Oya, imodoka istagira gucika intege. Ariko harahizigara mu condo, yaba ari ni ya mbere kananirwa, ni ya kabiri kananirwa. Kuko iya gatatu gayo ni ya kane, ni ya gatanu ntibyashoboka. Amaze hakaba 4x4. Tizigira imodoka yari yo yose. Zigira za modoka zamenyere kuzamuka mu condo no mu misozi. Amazi yikoze kuri 4x4. Uzugira gutya ngo kiki igahinduka tinga. Kazamiterura n'igitaka. Imana igira imbaraga za 4x4. Nizo zazuye Yesu. Umunsi zinyeganyeza umusozi, abantu bose isi yose yamyigwa igitumo, abasirikare barahwera. Bazasigara babaza ngo se yazuse ati habe n'amakuru. Titwamenye ubwenge. Uko muzamubona isigira imbaraga. Isigira hari ibintu Imana yaremye bigira imbaraga. Nabonye ikintu kigira imbaraga. Amazi agira imbaraga, umuyaga ugira imbaraga, ibintu byose bigira imbaraga. Muzamuteta muzamwoga muri Nyabarongo hano mukagira ngo habe imbaraga sha. Umunsi wohura n'umuyaga uva muri lake cyangwa muri fleuve cyangwa muri océan. Tangara. Nabonye umunsi umuterura bato twaye tuyigendamwe yari bato Tanganyika buriya ni gihume, ni bato ni lake nini cyane. Niraterura akabato kakama kinjiza amazuru karuzu. Umuhungu twari kumwe yamahwera, arahwera completement ubwenge burashira. Yagira cyangwa akerekeza ijose akaruka. Yagira uti akerekeza akaruka. Yagira uti akaruka. Ariko nakanze byari bitworoheye nuko twebwe tutarutse agakubita gutya akaruka. Noneho kugeza igihe shwari imaze gutuza ubwenge buragaruka arakanguka. Ngo areba atyo yageza avuga igiswahili. Nani mwenye ari nitapikia. Umuntu woruka ntumenye ko naruka. Tumva ko yari yahuye n'imbaraga z'umuyaga. Muzabaza amakuru abasirikari bari barinze imva ya Yesu. Muzabaza ngo se mwe byabagendekeye gute. Bahuye n'uruva gusenya. Bahuye n'inkuba zitarabaho. Kuko imbaraga z'ururutse zateruye ibuye zikajugunyiriya zikazura Yesu kuzimu. Aho Satani yari yaramyaza ngo nakuzimu na rupfu abami batatu. Bari bavuze ngo tuzagufatira tuzavayo. Kuzimu yamafata, urupfu arafata, Satani nawe ararinda. Yesu arababwira ngo mutegereze iminsi 3. Navuze Imana mutegereze iminsi 3 muzibonera. Maze marayika manuka n'imbaraga za 4x4. Yakandagiye atya gusa. Ariko tuzabaza Satani makuru yirukansa ate. Rupfu yagiye. Umunsi Yesu abonekera Yohana yaramubwiye ngo dore nazamukanye ifunguzo za rupfu na kuzimu. Nukuvuga ngo bamye barabama barahwera akazagenda afata ifunguzo gusa. Batagaye bamenye makuru. Yesu yamazamuka azamuka neza nk'intwari arazuka. Izo mbaraga n'izimana yadushizemo zizadutegeka ibintu byose. Urazizi waziguranike. Nimube ngo turabanyembaraga. Haleluya. Mwongere cyane turabanyembaraga. Mwongere cyane turabanyembaraga. Turi n'abatunzi n'abakire imkuko Imana itubikiye ubwiza butazagira. Ariko se ikibazo gihari muri iki gihe tutarabibonesha amaso. Urabibona? Abakobwa, abahungu bararabamye, abagore bararabamye, isi yarabanyeganyije irabadunda, yamye bahindura nk'akabumbu po kubera kutamenya, kubera ubuhumyi. Iyo wamenye uzubwira ikintu ngo no kandi kaba no. Kubera ko ntico kugutera ubwoba. Niki kiguteye ubwoba? Iyo uhagararanye na Yesu niki cakonyeganyeza. Ariko muja mugira ubwoba bwe.
humura amaso yacu. None bamara ngo Mana we mara ubwoba, Mana we mara umururumba. Bwira Imana iguhishurire Yesu, umenye ubutunzi burimo, biriya bizicecekesha kuko ikibazo ufite n'ubuhumyi. Tubuze guhitamo. Umpishurire Yesu. Usinzi kuririmba. Iyo ndirimbo twahuyumva. Ntabwo wayumva. Umpishurire Yesu banguririmba none. Humura amaso yanjye bashe kukubona, bashe kukubona. Je iza nkora muri backup. Iyo nageze muri backup. Hallelujah! Hallelujah! Buriya sinomenya gutera ngo mbajyani ariko backup za alto na za bass. Hari gena inza ndirima kava ngo kabisa mimi mwimbaji wa ajabu. Tugende mwana wacu maze dusenge Imana. Humura amaso umutima, humura amaso Hallelujah, bashe kukubona, bashe kukubona. Wera wera wera, Wera 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 wera, bashe kukubona, bashe kukubona. Amen. 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 Kambwira abakobwa bari hano n'abahungu. Ejo uzugira ngo agaciro kawe kazazanwa nuko wabonye umugabo. Ko wakutse umutima wahwereye. Reba zabanzuzugura abo twanganaga bose baragiye ni yewe bazantekereze. Agaciro kawe kuri isi nuko wabonye umugabo. Cyangwa nuko Yesu akurimo. Nazara kagira Imana n'inyongera. Ariko icuri cyo tuzakigirwa n'umugabo cyangwa n'umugore. Identity yawe c'est Jésus. Mbwira abakozi b'Imana bari hano. Uzugira ngo uzakomezwa nuko ngo wabaye umunyamugisha wubatse amazu wagize imodoka ngo za konte zuzuye. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Izo ni nyongera. Uwo ndiwe ni Yesu muriye. Ibindi bisigaye n'utuntu duto twongara. Ariko abantu baza bitiranya n'ibyo batunze, ukitiranya n'ibyo utunze. Ntiwe tungana ibyo utunze sibyo wewe. Wewe ni wowe. Kandeke. Hari gwinza nganira namwe nkabona ndi muhaye muntu umva pi nkabona isaba abantu baza banumva neza nkuko mba mpaye numva. Reka dusenge. Nimuhaguruke dusenge. Mubwire Imana muyibwire ngo Mana we humura amaso yanjye kuko nubundi sinabibabwira ngo niho mwumva cyane keretse umwuka wera guhumuye amaso. Mube nk'abaririmba kidogo nimba upfukame reka nkubwire uzumenya ahantu wazakomoka umugisha wawe. Uzumenya aha ni mu isoko y'umugisha. Muzamwime kuba ba mentor disciple murererwe kubire ngeby'Imana niho hafite wowe hejuru. Ko abantu baza bafata agakiza bagafata itorero bagafata aho bagaburirwa nka bakagira ngo ni umuhango. Itorero ry'Imana no gusenga si umuhango, nibwo buzima bwawe. Tugiye gusenga. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, humura amaso yacu. Senga zamura ijwi ryawe, woye kumera nka Gehazi. Ubwira Imana ihumura amaso yawe, ubona uwuriwe, ubona ibyiza biri muri Yesu Kristo. Ayi data wa twese uri mu ijuru. Ayi haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya. Hishurira urubyiruko rwacu Mana, hishurira, 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 hishurira abamama n'abapapa. Oh, I want to see. Abaririmbyi bakomeza kuririmba, nawe wisengere tubumva, ubwira Imana ngo Mana humura amaso yanje mbone ubutunzi buri muri wowe naronse umunsi nagabanye agakiza. Woye kumera nka Gehazi wabanye n'ubutunzi n'umugisha akabigurana ifeza z'umunyabibere. humura amaso yanjye bashe kukubona, bashe kukubona. Humura Imana niguhishura amaso yawe agahumuka ukabona, uzanesha biriya bigeragezo byose, uzanesha ziriya ntambara zose. Impamvu urugamba rwagushoboye n'amaso yawe atabona neza. wera, bashe kukubona, bashe kukubona. I wanted to see you, God. I want to see you. Oh, I want to see you. I want to see you. yeah. I want to see you. Oh, Hallelujah. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yeah. I want to see you. Sing holy, 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 I want to see you. I wanted to see you. Yeah. I want to see you. Dutuje twese, Mana ndashaka kukubona. Humura amaso yanjye mbona ibitangaza biri muri wowe, mbona ubutunzi buhebuje buri mu wowe. Fasha abakristo bacu, fasha abadame, fasha abagabo, abahungu n'abakobwa. I want to see I want to see you. I want to I want to see you. I want to see. Wah 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 wah. I wah 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 wah. Wah. Shaka kukubona.
shaka kukubona. Tuzamura amaboko yacu twese. Uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo Buri munsi, buri munsi, buri saha, uruwo every day and every hour, you are faithful, oh tuzamuye amaboko yacu dusenge. Mana, buri muntu wese uri hano, buri muntu wese wadukurikiye muri aya masaha, nuzadukurikira hanyuma yaho, turasaba kugira ngo uhumure amaso tubashe kubona ibitangaza biri muri wowe. Tumenye igitangaza twakiriye ari we Yesu, tumenye ubutunzi twakiriye Hallelujah. ari we Yesu, tumenye icubahiro twakiriye ari we Yesu, Hallelujah. tumenye umunyembaraga uhebuje twakiriye. Amaso yacu yahumure, tumenye abo turi bo, tumenye identity yacu, tumenye ubutunzi buheburije ubundi butunzi buturimo arimo Yesu. Twirinde kukugurana n'ibindi byose, ntihagire ikintu na kimwe twabasha kukugurana. Abana bato baraha b'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, uturinde ntihagire ikintu na kimwe twakugurana. Urakoze kuko Mwuka Wera asobanura cyane kuruta uko twebwe twasobanuye, kandi uduhe guhishurirwa kuruta. Urakoze ko waduhaye umunsi mwiza, kuva mu gitondo wabanye natwe kugeza muri aya masaha y'umugoroba. Aho turare mu bwiza bwawe. Komeza utuganirize, komeza uduhishurire, dukomeze kwaguka mu kukumenya, twaguke mu kukumenya, twaguke mu gushurirwa uriwe mu buzima bwacu. Niho tuzabasha gutsinda isi n'ibishuko byose by'isi, kubera ko waduhaye kukumenya no kuguhishurirwa. Itorero rya none wishurirwe kuruta, abakristo ba none bahishurirwe kuruta, maze icubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe. Tuguhaye amashi menshi n'impundu nyinshi kugira neza, mu izina rya Yesu, amen, amen. Abaririmbyi baririmba, namwe mutahane n'amahoro ya Kristo, mugende muhishurirwa umunsi ku wundi ubutunzi buri muri Yesu mwahawe. uruwo